Rayon Sport mu mvura nyinshi irangije imyitozo mu Nzove, ariko nyuma yo kurangiza imyitozo abakinnyi bose bisi ya Rayon Sport bahita bajya CHK gusura uwo bita Charles Mugemana. Uyu ni umuganga wavuye Rayon Sport imyaka igera kuri 30 avura Rayon Sport kuko yatangiye mu 1995 avuriye ikipe. Ubu akaba arwaye bikomeye, arwariye CHK, bakavuga ati reka tujye kumusura turebe ko uyu mugabo twamwongerera akabaraga agatege rwose agarure imbaraga mu bugingo. Uyu ni umugabo witanze cyane mu myaka 30 avura Rayon Sport. Murabyibuka ubwo bamushyiraga jezi rwose bakamubwira bati imyaka 30 tumaze dukorana, reka tugushimire cyane wo bita Charles Mugemana, bamuha jezi ku mbaraga nkeya agenda azenguruka stade Amahoro. Murabyibuka rwose ubwo habaga match y'igikombe cy'amahoro, azenguruka stade yishimye cyane avuga ati ndabashimira cyane iki gikorwa mwatekereje kunkorera mukampa igezi munanyifuriza imyaka 30 yose tumaranye dukorana. Bagiye rwose kumusura, ariko Rayon Sport wabonaga ko president yabasuye mu Nzove n'uwo bita Claude Mishinga, barabasura bagenda baganiriza umukinnyi kuri umwe baba Bedi Bigirimana, babaganiriza. Wabonaga ko agenda aganiriza abakinnyi bagenda batandukanye ba Asumani Folenganye, yagiye aganiriza abakinnyi bagiye batandukanye, bagenda baganira no muri groupe y'abakinnyi bose, agenda bose abaganiriza president na Claude Mishinga agenda nakina baro, ubona ko byari byishimo cyane. Ariko tunababwira ko muri Rayon Sport n'ubundi bya bindi birimo, abo bita ba Martin Rutagambwa noneho bari kurekura imiriro, bavuga bati uyu mugabo ntagashobotse habe na gato, bavuga twagira izo tadeti ntagashobotse habe namba, twaje tumugira inama kenshi, ariko ukumva ko Martin Rutagambwa nubwo ashinzwe akanama nkemurampaka ari mu bagashinzwe, ariko nawe agira uruhande abogamiye. Ubona ko ibyo uyu Tade twagira Yezu aho kugira ngo abakize cyangwa se agire ibyo akemura, ubona ko ntago amwishimira, ntago ayishimira ibyo akora, kumva ko abagamiye ku ruhande rumwe, nyamara yakagombye kuba akemura izo mpaka nyine ziri kuba hagati y'abantu, ariko ugasanga ari kugenda ajya ku ruhande rumwe. Ntago ari byiza, rero nawe agomba kwisuzuma. Ariko hari ni inkuru imaze kugera hanze mu kanya gashize ko hari umubyeyi umwe muri aba, uyu mubyeyi nawe wari uri muri komite bamwita Rugema Joseline. Uyu nguyu nawe yamaze kuba yegura, bamwita Mado, yeguye kubera ko ngo hari amagambo, hari amajwi yagiye hanze yumvikana agenda avuga asebya, agenda harimo n'amagambo bagenda bavuga we na Tade twagira Yezu, bavuga ati abari abagabo bari mu bantu batifuzaga ko Rayon Sport itsinda, ati bagiraga ngo baguhirike. Aya majwi rero yagiye hanze bagenda batuka uwo bita Marite Rutagambwa n'abandi bari bayoboranye Rayon Sport, ati rwose ati aba bagabo ntago bifuzaga ko utsinda iyi match, ati niyo mpamvu nabonaga bakanuye amaso. Aya majwi muraza kugenda muyumva. Aba rero uyu mugore akaba nawe yamaze kuba yegura nyuma yuko aya majwi agiye hanze. Amajwi ari kugenda asohoka ubutitsa, ikigaragara ko muri Rayon Sport ntago ari sawa cyane rwose mu bijyanye n'imiyoborere, bari kugenda baryana, ubona ko rwose bitari byiza cyane. Bari gupfa iki se? Aba bagabo bakagombye kuba bashyira hamwe, ariko bakavuga ati Tade yaranze ko dushyira hamwe kugira ngo twubake ikipe, ni nayo mpamvu batifuza ko akomeza kuyiyobora. Ese ibi bizagera he? Ariko mu Nzove byari byiza cyane, ubona ko Tade n'ubundi gahunda ye n'ubundi no kuyobora, ariko ayimya amatwi bari abagabo bose, akavuga ati nge ndazanye ibyimbe ndumwe n'ubundi, abanjye nyuma baze, abatangiye nyuma babyihorere. Ariko nge icyo natorewe ndakize, ni FC ndaza nyihe ibyishimo, ntago nayivamo ntaye abanyarwanda ibyishimo. Niyo mpamvu Tade arashaka kuyibyimba kugira ngo aha abanyarwanda ngo ibyishimo. Ese bizageraho koko? Azabigeraho? Reka dutegereze turebe niba Tade twagira Yezu ibi yiyemeje koko niba azabigeraho. Bakavuga ati uyu Tade twagira Yezu akavuga ati ibyo twavuganye ntago ari byo mwasohoye, mu byanzuro mwasohoye mwashyizemo ibindi, mwabyeditinze mugenda mwongeramo ibindi, kandi ibyo ntago ari byo twari twumvikanye mu nama rusange.
Tade akaba ari icyo agenda bahora akavuga ati mu byo twari twemeranyije mu mategeko mu bijyanye no gushyiraho abayobozi bandi ibyo byose mwagiye mubyeditsingamo ntago ari uko twari twabisohoye. Rero ugasanga harimo ibintu bagenda batumvikana mu bijyanye na bodi ndetse ni Rayon Sport Association ntago bihuza habe na gato. Ugasanga icyo ngicyo aba ba Martin Rutagambwa bashinzwe akanama nkemurampaka ahubwo ugasanga bari nabo bari kuri bodi, ugasanga ibya Tade ntago babirimo rwose, ugasanga ntago bashaka no kumwumva. Rero nicyo aba bagabo bari gupfa, uri gusanga bapfa icyubahiro. Ese ninde wakagombye kuba atanga itegeko muri Rayon Sport? Ese ninde wakagombye kuba ayobora bakamukurikira? Icyo nicyo bari gupfa muri Rayon Sport. Ibi bintu rero ibijyanye na bodi ndetse na Rayon Sport Association bigomba kuvaho, hagasigara urwego rumwe ari rwo rwonyine uzajya rubazwa buri kimwe cyose, bityo ntihagire urwego ruri hejuru ngo ruza kurugenzura, ngo rwitwa bodi ruza kugenzura ngo ibyakozwe, ngo cyangwa se ngo ngo ni njyewe uri butange itegeko ribukurikizwe. Ibyo byose bigomba kuvaho, hakagira urwego rumwe ari rwo ruzaba ruyoboye iyi kipe ya Rayon Sport. Niba ari Rayon Sport Association ikaba ari iyoboye, niba ari bodi ikaba ari iyo bodi iyoboye, nta rundi rwego ruzamo ngo ni inzego ebyiri. Ugasanga ibyo bintu biri kugenda bigonganisha abantu, ugasanga niba ari urwego rumwe rwatoye uwo muntu umwe niwe uzayobora ibyo bintu byose. Rero ni ibyo ngibyo nagenda nkubwira. Gusa imyitozo yari myiza, ubona koko bayikoraga mu mvura. Haruna Feruzi agenda aganirizwa na Tade amubwira ati ese urabona koko turatsinda iyi kipe, uyu mukino wa kabiri turawutsinda, nyuma yo gutsinze Rutsiro uradutsindira n'amagaju. Ugasanga ni ibyo bibazo yagendaga amubaza. Feruzi nawe akavuga ati njye ndi tayari, kipe ndi kwitoza neza, byose biri tayari kandi turi kubikora neza. Ubona ko uyu Haruna Feruzi wari kugenda ashaka gukonvenka abareyo kugira ngo abemeze batangire bamugirire icyizere. Ibyo nibyo nagenda nkubwira, ariko ndakubwira ko ibyo nyuma yo kubikora bakora gutyo bahise burira imodoka. Urabona ko rwose bahise bajya CHK gusura uyu mugabo w'intwari cyane wavuye Rayon Sport imyaka myinshi kuva 95 kugera ubu ngubu 2025, ni imyaka 30 yuzuye uyu mugabo avura abakinnyi ba Rayon Sport. Bose ayikozemo igihe kinini cyane, igihe kinigana n'imyaka 30. Uyu Mugemana Charles no papa wa Quinicha, uyu ni umubyeyi wa Quinicha, amerewe nabi rero CHK kuko indwara ayimaranye igihe cyose arwaye. Abavuga ati reka abakinnyi tubafate bagende bamusuhuze nk'umuntu wababaye hafi abavura, nabo bajye kumureba harwariye, bityo bagende bamwongerera imbaraga mu bugingo. Bavuga bati nawe avuga ati baranzirikanye baje kunsuraho ndwariye, bityo bimwe byamwongera n'akamorale, bityo n'indwara ibe yamushiramo vuba. Ibyo nibyo abakinnyi bagiye bakora, ikipe irabikora. Ba Claude Mishinga nyine wabonaga ko babukereye baherekeje uwo bita Twagirayezu Tade, bamugenda inyuma rwose, ubona ko agaragiwe. Mbere yajyaga agenda yizanye rimwe na rimwe, ariko ubu ngubu rwose yaragaragiwe, avuga ati rwose mu mperekeze turebe iyi kipe, bityo tuyigende tuyiba inyuma. Wabonaga ko bamuri inyuma cyane, baragenda baramusuhuza CHK, basuhuza uyu Mugemana Charles cyangwa se Mugemana Sharire, bamugera hafi rwose, bamuba hafi, ari nabyo byagaragaye neza. Yari ifoto nziza cyane. Ariko uwo bita Asumani Forenganye yatangiye gukorana imyitozo n'abandi bakinnyi rwose, wabonaga ko ari kugenda azamura imbaraga ziri kugenda zizamura na fomu. Ubona ko rwose nko mu mikino 2-3 iri imbere uyu mukinnyi azaba yatakira Rayon Sport. Asumani uyu nguyu nawe yagaragaye mu myitozo, tangiye gukora imyitozo rwose muri Rayon Sport, ubona ko nawe imvune ye ishobora gukira vuba. Ibyo nibyo nagenda nkubwira muri Rayon Sport. Ikindi nagenda nkubwiraho nuko Champions League rwose iri kugenda iba. Ayo ni amarushanwa mpuzamahanga, cyane cyane Champions League. Senari ku mugoroba yarayitsinze ibitego byinshi, ibitego 4. Ikipe mukanya ndi kubona iri gukina ni ikipe ya Juve iri gukina na Real Madrid. Rwose biri kugenda bitana mu mitwe. Mu kanya gatoya
ejo tuzaba tubabwira uko byaraye bigenze. Ibyo nibyo twagenda tubabwira, gusa ubu aka kanya Champions League tubarebeyeho aho bigeze. Champions League ubu hari gukina iyo bita muri Champions Juve iri gukina na Real Madrid. Juve na Real Madrid ndi kubona bikiri ubusa ku busa half time. Iyo bita Ajax yamaze kubona umutuku iri gukina na Chelsea. Chelsea yamaze kuba itsinda ibitego 3-1. Ubwo ni match iri kubigeze ku munota wa 45 w'igice cya mbere. Chelsea yafashe Ajax ikubita ibitego koko. Iyo bita Sporting na Marseille yamaze kuba ona umutuku ifite igitego kimwe, ni half time. Indi kipe iri gukina ni ikipe yitwa Monaco iri gukina na Tottenham. Monaco na Tottenham biri gukina ubu ni ubusa ku busa. Ikipe ya Atalanta iri gukina niyo bita Slavia Prague, iyi imaze kuba binganya ubusa ku busa. Iyo bita Frankfurt iri gukina niyo bita Liverpool imaze kuyitsinda ibitego 3-1. Ubu ni mu gice cya mbere. Bayern Munich iri gukina niyo bita Club Brugge bimaze kuba ibitego 3 mu gice cya mbere. Half time ibitego bya Bayern Club Brugge ku busa. Ngibyo byo nagenda nkubwira, nibyo nagenda nkubwira rwose biri kugenda biba muri Champions League. Andi makuru yose turi kugenda tubakurikiranira, byose tuzaba tubiguha ku munsi w'ejo uko byagiye bigenda. Reka nkwereke ho gatoya cyane cyane wagiye gukurikirana n'imyitozo ya Rayon Sport n'inkuru yacu twagiye tukugezaho hano kuri Panda TV Rwanda. Twari mu live mu Nzove rero, reka nsoreza ariko amakuru yacu nakagaruka. Iyi ni Panda TV Rwanda, bana natwe mu nkuru zacu tugenda tugutegurira umunsi ku wundi. Mba ndi kumwe nawe tugenda tuguha za update news